ariko nawe utagira telefone abenshi social media bajyaho cyane hariho wenda inyigisho zitambuka nyinshi zitegura urubyiruko rw'ejo hazaza rwiza kandi yego nekereza ko rero dukwiye kwiga tukigira ku babashije kubigeraho hari ababyeyi tubona saa izi ngizi ukumva wamugira icyitegererezo cyawe. Ikaze cyane nshuti bakunze b'ibiganiro mugezwaho na Hanye Initiative hano kuri Hanye Space. Nkaba nishimiye cyane kongera kugaruka ndi kumwe n'abasore, murababona abasore beza, abasore b'intarumigwa. Yes, njyewe muri kumwe na Agnes Uwera, nkaba ndi umuntu ukunda urubyiruko cyane cyane, akaba ariyo mpamvu uyu munsi turi kumwe n'urubyiruko mbifuriza ikaze nanababwira ngo mwakoze kwitabira ubutumire bwanjye hano kuri Hanye Space no kwemera kuza kuganiriza abakiri bato nkamwe n'abamaze gukura nkatwe ndetse n'abaturushijeho mu myaka, kandi ntashidikanya ko n'abakiri inyuma yanyu nabo iki kiganiro kiri bubafashe. Uyu munsi rero ntago nzi niba ari nduri bubanze yego mugiye kwibwira abakurikira ibiganiro bya Hanye Space. Turabanza iburyo ibumoso. Murakoze cyane. Yego. Amazina na Alex Mugisha. Yego. Ni umusore ni mu bakunzi banyu. Ni umunyarwanda. Yego. Kandi ukunda abanyarwanda bagenzi banjye. Yego. Tuje kuganira rero. Kandi ibiganiro biri bugende neza. Murakoze cyane. Yego. Murakoze cyane, ndabashimiye. Yego. Banje kubasuhuza, nanjye amazina yita Gatsinze Musaisha Josh. Ndi mu bakunzi banyu b'imbere cyane. Yego. So rero turi kumwe kwigana byose turi bugirane. Yego. Kandi ndishobora neza ko bakunze bacu bikunde. Yego. Murakoze cyane. Hanyuma umurongo w'uyu munsi abasore bavuze bati turifuza kuganira ku bintu bitandukanye byugarije urubyiruko, harimo ibitagenda neza, bifuje kugira icyo babaganirizaho. Ubwo reka mikoro nyibahereze hanyuma batubwire. Ni ikiganiro kigamije kubaka abasore n'inkumi b'i Rwanda. Murakoze. Murakoze cyane. Enda cyambere tuje kuganiraho ni ibyatuma tubasha kuba urubyiruko rwishimirwa cyangwa se urubyiruko rwiza. Turashaka turi muri wa murongo wo kubaka u Rwanda rw'ejo twifuza. Yego. Kandi ntekereza ko imbaraga ziri muri twebwe urubyiruko, mu basore n'abakobwa. Muri ubwo buryo rero turimo turashaka ibidusindagiza. Nibyo biganiro ariho biri inama, kujya inama n'iki twakora, twakwitwara gute, ase n'ibiki twahindura bitari byiza mu rubyiruko. Mbese ni ukuganira dusindagizanya twese. Yego. Murakoze cyane. Yego. Rero abakunzi bacu urubyiruko ni nk'uko na His Excellency bivuga twe imbaraga z'igihugu. Yego. Kandi samutara muri imbaraga iyo zikoreshejwe neza zirubaka, iyo zikoreshejwe nabi zirasenya. Byo ni ibintu musanzwe mwese. Rero nkatwe nk'urubyiruko tuba dukwiye gukora ibishoboka byose, bamwe tukazamura abandi, abandi tukafashanya mu buryo butandukanye kugira ngo iki kintu kigaragara cy'uko urubyiruko aritwe turi kugaragara muri details zose sometimes sigaye zinagaragara nabi, kumva ngo urubyiruko rw'ubu sibyo kwiyongera nsigaye ngira ngo mbana n'ababaye kumva ijambo urubyiruko rw'ubu niba ricanganye ukuntu kumva ntago risa neza. So rero mudukurikiye comment zanyu cyangwa se n'inama turazikeneye just kugira ngo tumenye dukora iki kugira ngo urubyiruko twitwe urubyiruko rw'ubu, ahubwo twitwe just imbaraga z'iki gihe zirakora iki, zirafasha iki kugira ngo tubashe guhinduka. Urakoze cyane Josh. Hari ubushize mu kiganiro twagize n'umuhanzi Josue Kagambage, hari interuro yavuze ati ngo intebe uzicaraho ushaje ngo uyimenya aho uhagaze uyu munsi.
ako kantu kankubise ahantu nge nk'umuntu ugeze mu myaka yanjye ngwine uyibwirwa naho uhagaze uyu munsi ukuri niko bikwemeza uzameze uko uri uyu munsi uko witwara uko ukora mbese ibyo ukora uyu munsi nibyo bizagena ahazaza hawe kwa kundi ngira ngo hari akantu kanyuraga kuri radio murakibuka ngo akabando k'iminsi ugaca hakibona ubwo rero ngaho nimutubwire turabigenza dute urubyiruko rwitware gute kugira ngo ako kabando kazaba kabando ko kubasindagiza mu buzima bwose kandi kabasindagize badategwa kabasindagize ari ukuvuga ngo nibyo koko imbogamizi twahura nazo kandi abato bahura n'imbogamizi burya n'abakuru bahura n'imbogamizi ariko se hakorwa iki kugira ngo urubyiruko rubyitwaremo neza? murakoze cyane kugira ngo twubake wenda ejo hacu heza hashimishije kenshi twiga buri munsi impanuro z'abakuru ndetse n'abayobozi wenda b'igihugu cyacu nibo bakunda kudutoza ko dukwiye kwitwara impanuro dukora mu miryango tuvukamo mu macaci aho dusengera nikeza ko haramutse hari urubyiruko ngira ngo nta muntu n'umwe ubura inyigisho zamuhindura zamwubaka kubera aketse utazishaka ariko nawe utagira telefone abenshi social media bajyaho cyane hariho wenda inyigisho zitambuka nyinshi zitegura urubyiruko rw'ejo hazaza rwiza kandi yego nekereza ko rero dukwiye kwiga tukigira ko babashije kubigeraho hari ababyeyi tubona size ngizi ukumva wamugira icyitegererezo cyawe yego hari umugabo ubona ukavuga ati Imana imfashije nibura naba umugabo nk'uriya mu gihe kiri imbere rero ibyo ngibyo nekereza ko dusubira mu mateka tukaranda ukuntu babayeho ukuntu bitwaye mu busore bwabo nekereza ko nanone natwe dukwiye kurinda ubusore bwacu size tukirinda ikintu cyose cyadukora umurongo kwirinda gutakaza icyizere abantu batadutakariza icyizere hari igihe twigeze kuba twiga ahantu umuntu aza kutubwira twigaga ku bijyanye no kwica ubusore bwacu cyangwa se abakobwa gutwara inda batateganyije ikintu kimwe nakuyemo bigeze kutubwira ko witakariza icyizere ubwawe yego witakariza icyizere mbere kugira abandi bagutakariza icyizere ukumva ko ubuzima burangiye ukumva ko nta kazi uzabona amashuri birangiye urumva aho ngaho dukora iki twirinda ikintu cyose cyatuma twitakariza icyizere yego byatwubakira ejo heza kutitakariza icyizere wow nibyo rero kandi ni byiza buriya mutakuvuga meze nk'uko utanga umugani mwihangane uriya aho ngo abantu benshi bari kubaha ngasara rimwe ariko uburyo bayikoresheje muri kubyo bigatandukana usanga nguze imodoka ebyiri 3 mugenzi wanjye nta n'igare kari kugira amafaranga amwe rero twese umubyeyi dufite n'umwe ni igihugu resource dufite ni zimwe hafi ya zose aho cy'ingenzi turi kuzikoresha gute rero urubyiruko rwacu cyangwa se abo twe tukiri batoya dukeneye ikintu kimwe dukeneye kubanza kwimenya dukeneye kumenya se ngiye ndashaka iki his excellence ajya akunda kuvuga cyane ati utazi iyava ntamenye yajya yego deja n'utazi icyo ashaka afata icyo abonye ibyo ntabwo ari urubyiruko rwacu ko ntabwo dushaka gufata ibyo tubonye ibyo bakujugunyeho byose ukakira never tugomba kuvuga ngo nshaka iki ndaharanira iki ndakora iki ibyo rero kuba tutari gutekereza ko dushaka icyo dushaka nyine akora gufata icyo tubonye nibyo bituma urubyiruko rwacu ko muri iyi minsi tubayeho mu byifuzo kubaho mu byifuzo rero bituma dukora byinshi bitari byiza ugasanga nkanjye Josh ndashaka kubaho nka Justin Bieber muri Amerika nshaka kwambara isaha nk'iye nshaka kwambara urukweto nk'urwe details zose ni nk'ize ariko sinshaka gutekereza yabikuye sinshaka gutekereza ko afite iyo mpano
kandi nta niyo mfite nta nubwo ushaka gutekereza urugendo yanyuzemo yakoze yafashe ibyo rero bizatuma ariho nzakora bya bindi bitari byiza ya mico mibi turi kujyamo y'ubutinganyi kwa kwiba kwa kugira gute byose kugira ngo ngaragare neza ariko twibuke ko no mu buzima busanzwe iyo usimbutse urwego runaka iyo ugarutse iyo usubiye hasi nyine ubwo direct ko urwego wasimbutse nyine zinagaruka ntabwo uzabona aho kanagiza kakaguru ego biba bisa nkaho hari izindi nzego ahubwo bashizemo hagati ko niba wasimbutse nyine wasimbutse nta kintu kirimo n'ugaruka ntabwo ubona ari ukanagira gusubira hasi rero niba utubatse step by step intambwe ku yindi kugera aho ushaka kugera ntabwo byakunda means tugerageze duhasoringe tubeho nabi ariko menya ko icyo ushaka uzakibona yego kubaha Imana dusenga Imana uko ndabizinze byose tuzabasha kubigeraho ariko ibyo niba atari uko bimeze arisoye ko cyo tugikize mu kangaratete hari akantu waruvuzeho kantera kwibaza ikibazo ngo ko hari abantu ubona iterambere bashaka kurivudukamo cyane urubyiruko wenda naganiriza abadukurikira kuri Hanye Space hari ahantu mperutse kujya nko mu migi y'icyaro cyangwa mu cyaro ugasanga nk'ababyeyi barakubwira ngo rega urubyiruko rwaratunaniye noneho wababaza ngo nukubera iki bakavuga ngo barashaka ibintu byihuse cyane ngo nta mwana wemera kwicara ngo yemere iyo nyana ayitegereze cyangwa se uwo murima w'icyayi awutegereze cyangwa se ikawa cyangwa se insina mbega ni ibintu byihuta cyane vudu icyo kintu mwakivugaho iki biragoye urumva byandi nyine iyo wihuta uranayoba kenshi kuko urumva muri make haruko niyo mpamvu y'umuntu twica ejo hacu urumva ndashaka byinshi ariko bije vuba niyo mpamvu nzaca inzira nyinshi mbi iz'ubusamo ugasanga nyuze ahantu bidakwiye ariko ko numva ko ngiye ikintu nshaka ndi bukibone vuba bigatuma ngirira nabi mugenzi wanjye ndamwiba cyangwa se muhemukire mu bundi buryo ko numva nshaka capital ifatika ndambane mu rugo mbahemukire kuko hari ngo nabiba ababyeyi urumva n'amakimbirane mu muryango nagabura icyo gihe ukamwica ushaka isambu ukifuza ko n'umubyeyi wawe yapfa kugira ngo ubone ikintu kugira ngo ukire vuba ariko urumva muri make urashaka ibyo bintu ariko uri murica umuntu wawe w'imbere murica umuntu wawe w'imbere kuko icyambere n'ubuzima ufite ubuzima ikintu cyose kigeraho ni gake ugihumeka ubundi wareka umuntu akagira ibye nawe ugategereza ibyawe rero urumva icyambere navuga cyica ibyo bintu nuko dushaka iz'ubusamo biza vuba kandi ntabwo biramba shortcuts kandi inzira z'ubusamo ni iz'ubusamo nyine ngo zamaze abana inzira z'ubusamo ngo zamaze abana bamushushwe nyine utubeba umushushwe tugaca mu tuya dutoya aho uciye direct bagakubitiramo ifuro cyangwa se igiti nyine upfa twese dushira rero natwe nyine aho zinyura wenda nkunda kuvuga ko naho bajya bambabarira aho bati ndavuye kwiga ni segonderi nshaka iPhone ngwino ndayiguha ariko nyine before kuyiguha ari biri bukurikira hari a condition ke izo condition zikujyana ushobora gushyinga undi ariko iyo wicaye ugategereza ugashaka ibintu byawe urabibona kandi mu gihe cyanyacyo deje Imana yabigizemo n'uruhare wasenze cyane ibintu bishoboka ibyo rero kubibwira abana bato bari gutyo biragoranye ariko basi bagiye bafata ingero ku babyeyi bacu mpamya ntashidikanya ko mu bantu tuzi ufite amafaranga muri iyi minsi dufate no kumva ngo tureke hanze mu Rwanda iwacu sibyo ubugiye ukaganiriza umukire na Gerard akubwiye hasi yahereyeho cyangwa ipfuka mu maso tuzi ba Mironko batangiye bakora amagare bandi sibyo rero ko mwana mu nkangi nyine kwambura nka byasubira mu bantu kanika igare nguhe 300 bitavuga reka sinakanika igare akanika igare cyecuza ubunyobwa
ariko ubwo ni ubuhamya bwawe uzahamya ku giti cyawe ati n'Imana yafashije muri ibi n'ibi sibyo usike kuri ibi ugere kuri ibi ndetse n'abafite amafaranga yose ntabwo bagiye bayavana yego rero nshuti zanjye by'uko dukurikiye inzira z'ubusamo cyangwa se gushaka ku bintu gushaka ibintu utavunikiye bihira 1%. Yego. Kandi umbwira abantu 100% kumva kuziha amahirwe 1% kuzabamo biragoye. Wafashe 99% bahari ukisanzuramo komeza uri koga mu kiyaga. Ugatera urutambwe rwawe uko ushoboye kagisha inama bageze bakagufasha ababyeyi bakagufasha education n'ababyeyi mugisha. Sibyo ko turi kubona abana benshi muri iyi minsi ababakobwa cyangwa se abahungu babigira bishingiye nubwo bitewe nuko yagiye yahuye n'abagabo ejo bundi hari umwana w'umuhungu w'umuhanzi uri kwitiga muri iyi minsi babita Yamana yavuze akabanda gakunda yavuze ati ari kuganira na Irene ati Irene atrika mubwire ati ngiyewe abana ahoga muri iyi minsi araza umugabo n'ubundi aramushaka yamuteza amafaranga yaza akaza ari yashamadukiye urumva niyo umuntu yateze umutego wo kuguha amafaranga stiri nyine ukaza n'ubundi ari wugwamo arayaguha naza yaguha araguha rwose pe kuri undi ugeze amahirwe mu mutego bikamugoye means after gukoresha icyo ashaka namara kugiye ukoresha ati iyo umaze kuryama n'umugabo umwe batatu bane bamaje kubicumi ubifata nk'ibisanzwe yego bifashe nk'ibisanzwe ntandi bizagera kuri yarevuga ati singikeneye umugabo ni y'amafaranga gusa umugabo n'amafaranga ariko niba mugisha yakuvuyeho Joshua yakuvuyeho shatu gufata kigarashi naro buntu bicugukene no kuvugisha tugutangira message itari nziza ugasanga line ya nyuma wa mugabo ushatse n'urugo udafite gahunda cyangwa se uranishingiye nyine uzabaza umubyeyi wagutanze kimwe cyose yatakaje kuri wowe uzamuteye agahinda ese twatuje tukaba mutima w'urugo tugasenga Imana ikaduha ibyo yatugeneye natwe twagizemo uruhare nibyo n'abana gukomokaho ikiza ko bigiraho ingaruka cyane yego ngira ngo ubushize murabizi tuganira na Pastor Desire tuzi kutubwira twigeze kwiga ku masomo tunashishikariza abantu badukurikira cyane ko dufite umwihariko hari ibintu twiga byinshi cyane duteganya kuzajya tubagezaho tubwiye ko hari ikintu ukora wowe ukaba urimo urabibira urubyaro uzabukomokaho abana babuzukuru ugasanga bubatse n'igisekuru kigera ku 10 ariko kizabaho kibabaye kizicuza ubuzima impamvu cyabayeho impamvu abuzukuru bavukiye muri uwo muryango ariko nta kintu niweho wabaroze abana baho kubera ibintu wabayemo uri umusore kwica ubuzima bwawe ubukumi bwawe ugasanga urimo urashaka ibisubizo ariko wica abazakomoka urumva urimo uraraga nabi kandi tuza kugira icyizere nanone ko niba waravutse muri uwo muryango nibura ushobora kurema abazakomokaho yego beza icyo gihe birasaba iki kwifata size kwirinda ubusore bwawe kwirinda ubukumi bwawe akavuga nibona nge navukiye mu muryango ukenye cyangwa se udafite ibi nibi ariko reka nibura nirinde njye abazankomokaho maranire ejo h'abana banjye abazabakomokaho numvisha ari ibintu ntabwo urubyiruko nibura tugashaka guharanira ubuzima bwacu kubutwara neza duteganya abari imbere bazadukomokaho turirinda nyine ibyo bishuko byose byica ubusore bwacu njye mbonereho n'umwanya wo gushimira cyane Pastor Desire Habyarimana ni pastor mwiza kandi ukunda urubyiruko iyo nyigisho nanjye yaramfashije cyane kandi biranshimishije ko namwe nk'urubyiruko yabafashije akandi kantu nakongeraho tureke gukora nkaho tuzapfejo urubyiruko ndabizi nyine umuntu uwavutse ku mugore wese azapfa nibyo ariko ntabwo ari twe tugena umunsi tuzataha rero we gukora nkaho ufitanye gahunda no gutaha ejo ngo uyu munsi reka nahiranye ibihari byose kuko ejo sinzaba mpari ahubwo haranire gukorera ibintu ku murongo kugira ngo n'igihe uzaba utariho utazagira abantu bavuga ngo uriya ngo yarangwaga n'ibi ngibi yarangwaga n'imbuto mbi ya mbuto mbi wabibye burya isigara imusozi yego
akandi kantu okay ariko Mugisha yaravuze ndagakunda urubyiruko rw'ubu dushaka gufokasinga ku bisubizo yego tutitaye ku bibazo kandi kirazira ko haboneka igisubizo hatabanje ikibazo suko bitaba mu buzima nago biba sibyo kuko nk'ejo bundi twashagaga inkingo za covid-19 kiri kitwashisha ariko because hawe ikibazo cya covid igisubizo ni kiza cy'inkingo turishima yego tuna celebrate imana ushimwe ibintu ariko habanje ikibazo rero natwe biki gihe urubyiruka nyine ukumva ko Mugisha afite imodoka ndayigira hawe ibibazo yaciye burabizi ushaka kubitekerezaho ushaka kwifatira ibisubizo gusa ariko tubanze ngo ibibazo ni ibihe tugerageze dutekereze ku bisubizo gusa dutekereze no ku bibazo bizavamo ibyo bisubizo yego kuko nyine ni ikibazo cyose mwarimo guhaye cyitwa ikibazo kijagajage ubonemo igisubizo ntabwo mwarimo gutanga igisubizo mu gihe ukoremo ikibazo rero atanga ikibazo kijagajage utekereze ushye ubwoba ariko havemo igisubizo rero dushaka gutekereza ku bisubizo nta bibazo bavandimwe byatunaniye murakoze cyane yego Mugisha nanjye ikintu wenda navuga cyane nanone ikindi kintu njye nshaka kuvugaho ku rubyiruko ngira ngo abanzi abo tubasha kuganira barabizi ko njya mbabwira akantu ngo kuba ugihumeka nibwo buzima ubundi ntekereza ko ari ubuzima bwuzuye urumva umwuka niba ubashe kuba ufite umwuka ufite ubuzima cyane ufite ndetse byose nibura no ikintu navuga kuba uhumeka biguha icyizere cy'ejo hazaza kandi bigutere kumva ko weho ubwawe nta byacitse tumva ko ubuzima bwarangiye hari ukuntu abantu biheba bakari nabo baca mu bintu mu nzira zidakwiye hari igihe umuntu abura ikintu nawe atanabishaka ndetse guhemuka tujye tugaruka nawe kuri uyu muhanda abantu n'abantu hari umuntu uvuga ngo kugira ngo mpfuye munsi yakanzeme aho gupfa none nza akavuga ati n'ubundi iriya kariya kandaje namwibe n'ubundi ndabona afite byinshi kugira ngo ngiye mbura ariko ni ukuvuga ngo uhumeka basi biguha icyizere cy'uko ejo nawe uri umutunzi w'ibyo bintu biguhe kumva ko umwanya undi arimo ejo uzawicaramo hari igihe twigeze kuba twajya ahantu turi abana batoya dusenga n'abantu bakuru tuvuga ati rero mwabana mwebwe mugira icyizere ko muzakira suko uwo mugisha ufite imyaka 20 na ariko hari undi size ufite 40 na arimo arateganya kuva mu kazi arimo arasengera akazi niba uzayicaramo niba mutoya nta kindi bitegure ushaka ukuntu witwara neza ejo yani uzayicaremo nibyo icyo gihe ntabwo azabasha kwitwara niwe uzamutwara sibyo niwe uzaba uri muri ya ntebe niwe uzaba ujya kwigisha abantu batandukanye ubundi dukuri inyuma yawe rero birasanga kuba uhumeka nibura urubyiruko w'umujene bikurinde gushaka guca mu nzira zidakwiye irinde kwitakariza icyizere irinde ko abantu bagutakariza icyizere kuko ntekereza ko ari cyo kintu cya mbere kumenya ko uri umuntu kumenya ko ejo ariho heza kuruta uyu munsi ariko ni gake gake ntabwo ari ibintu biziraho natwe tubigisha gutya batagira ngo wenda hari igihe abantu bakwibeshyaho no muri komenti tukabibona bakavuga se barunaka abo mwebwe bagezeyo hari n'abantu njye mbona ngiye komenti nyinshi njya nzisoma kabona hari nk'umuntu ushobora kuza akavuga ati shaba ngaba barahaze barijuse ariko ntabwo ari byo ahubwo nuko nari ndimo ndababwira ngo tubashe no kwegerana tuganire byabasha kudufasha muri urugendo kuko urugendo rurerure ndetse ruruhishe rugoye urubyiruko ruragorwa kenshi hari ibintu birushaka byinshi ariko batabona birasaba iki tuganire duhumurizanye tutabifite ariko nibura nta kindi turabishaka tuganire ngane na Joshua ngane na sister wanjye wundi ngane na umuntu wese tuganire ibintu byatuma tubasha kujya kuri ibyo ngibyo rero no kwirinda kwifata tugasenga ibindi tukabyara Imana ego kandi usorejeho uravuze ngo tuganire duhure ubundi mu Kinyarwanda nyine baravuga ngo nta umutwe umwe wifasha
gusara umuntu inama yo gusara ni ukuvuga ngo rero iyo ugumye wenyine ukajya muri monde yo kwigunga ubwo nyine urimo urerekeza mu cyiciro cyo gusara. Ni byiza ko uhura n'abandi mukaganira mukagirana inama mugahumurizanya mugakosora bari mu makosa ubundi ubuzima bukagenda neza. Aka rero kari agace ka mbere aho mugezwaho ikiganiro n'abasore utahaza bahari n'inkumi kugira ngo tugire urugendo rwo gufatikanya kugira ngo tube urubyiruko rwiza rubereye u Rwanda rubereye isi. Murakoze cyane Josh, murakoze cyane Mugisha, mwasezera abakunzi bahanye. Murakoze.